njyewe ngira ivuga ngo kanumve ko ndi bubashe kuririmba ntabiteguyera indirimbo ivuga ngo uzaza ryari Yesu, iyo niyo witwa Tasi. None nanjye ngira indirimbo ivuga ngo miliyoni z'amadolari zarahunitswe, abatagira shinge na rugero barasunitswe, urubanza natangiye 81, Yesu agiye kurinda agaruka rutarangiye, ngo nabuze abagabo bo kubihamya, nabuze abagabo. Igitaramo Yago yakwemereye kigeze he cyo muri Canada? Igitaramo Yago yanyemereye uriya mugabo yakoze ibintu bikomeye kuko yamuje n'ababitegura nabo baramvugisha, turacyarimo kubinegosiya, ntago biragera ku rwego rwo gutangaza icyavuyemo, ariko ibitaramo bizaba. Urumva nimba uwo muntu Yago yaramubwiye akamuha nimero nawe akanyandikira tukavugana, ubwo sinavuga ibyo twavuganye, ariko mu bisanzwe igihe nikigera, buri kiba cyaragoranye ni igihe cy'ibintu ngo bibe igeze biraba. Ako kantu niko cyane, ni igihe cyatinze, ntago ari ikindi. N'uwo muntu bishobora no kudaca ko ruriya mu gihe ari we dutezeho wenda ko yabigiramo uruhare nk'umuntu usanzwe ubikora, ariko nagira ngo mbwire abantu mfite n'izindi promesse no mu Burayi, abantu barananegosiye tugera no kuguciririkanya amafaranga, hanyuma wenda bikagira ahantu tutagira ibyo twumvikana. Urumva kuvuga ngo wenda tuvuge ntago ndava ku mugabane wa Afurika nzenguruka hano muri za SADC na hehe no muri East Africa, ariko ikigaragara nuko n'ubundi abantu baranegosiya wenda hakagira ibyo tutumvikana, kandi ibyo nibisanzwe muri business rega murabone ko cyangwa ntikunda. Ariko igihe nikigera hazaza umuntu ahite abikora nk'ubyiyahuraho bihite usibye ko ntabura kubwira abantu ko ari icyifuzo, n'ubundi nanjye numva mfite ko bibaye byiza naho nkajyayo nkuko n'abandi bajyayo, nkatarama nk'abandi bose, nkakora izo konseri, nabyo bikajya mu mateka, n'ubundi n'ibindi byose ni amateka. Ese hari umuntu uvuze ati ibi bintu ukomeje kunyuramo, ese famiye yawe ibifata gute? Famiye yawe mu binyuranamo babasha kubyakira cyangwa? Yego. Hanyuma nagira ngo mbwire abantu badukurikiye, ubundi ntago ngira famiye nini ku buryo byayigora. Njye ubundi ngira famiye yanjye bwite, ni umudamu twashakanye n'abana twabyaye, ariko famiye zisanzwe nsa naho ntagira famiye baba bavuga, iyo niyo ubundi baba bavuga. Oya nta kibazo dufite. Ngo ba Uganda. Oya Uganda yavuye yaragarutse, ashobora kuba yagiye for business. Oya iyo ngiye Uganda ntago mba ngiye kubayo, mba ngiye mu kazi. Ariko tekereza igihugu wajyamo ugategura konseri, hano sindakora konseri yishyuza, urumva? Ariko ubu ngubu nakwereka fishe, nkakwereka aho nzakorera ibitaramo, abazishyura VIP, abazishyura VVIP, abazishyura hasanzwe, ubu n'abantu batangiye kwishyura. Nk'ubu kuri Noheli nzaba mfite igitaramo gikomeye ku buryo nzaba ndi kumwe n'abaririmbyi barenga 10 bo mu Bugande, ariko ari jewe nyir'ubwite nyine umushyitsi mukuru, kuko ho biranyorohera kuruta hano. Umva hano rero umuntu bita Placide Shine ukuntu avuze, mwese ko bivuga ko Yago ari we waba warakugiriye inama yo kuvuga biriya bintu, nibyo? Ariko Yago yaragoye nawe. Umuvandimwe ararengana, nta n'ikintu arabimbazaho n'igihe byavugiwe, sindumva namvugisha, kandi turavugana bisanzwe. Iyo nama nta muntu uyigira undi, ni ibintu byawe, ni umwanzuro wawe ufata nk'umuntu. Ntago Yago yigeze angira iyo nama, nta n'indi nama arangira. Ikintu yanyifurije ni ukujya muri bya bitaramo, nibyo turimo kudiringa n'abo yampaye, n'ibinakunda azaba yarakoreye umugisha, bitanakunze nabwo yagerageje kuwukorera kandi azawuhabwa. Uwimbabazi Martin uvuga ngo Theo bose babiriye ngo uboneka ku zihe mbuga nkoranya. Already hano ni ku rubuga nkoranyambaga uri kumureba kuri TikTok.
unamukandeho hariya kuri TikTok umanuke ujye gukora subscribe kuri YouTube channel ye. Aho ho aboneka kuri TikTok, aboneka kuri YouTube. Okay. Madini. gusenga abantu basengera mu masaha bashatse. Ubu njyewe ndasenga nimugoroba, nyuma ya saa sita mfite ahantu ndi bujye mu gitaramo. Ntabwo rero naba mfite konseri ngo njye no mu yandi materaniro, ahubwo ndi mu kanya ndajya kwitegura kuko ni inyuma gatoya y'umujyi, ndajya mu ntara. Urumva rero ntabwo wabifatanya ngo uzabishobore. Ndajya muri ayo materaniro, hanyuma mbere ya saa sita ndi kwitegura nyine no kwiyitaho no gutegura uburyo ndi bugende nabo turi bujyana. Ati mumbariza uti nta bwoba ufite nyuma yuko uherutse kuvuga ko hari abapasiteri bakwigishije ingeso mbi? Iki ngiki ndumva aricyo yasubije kuva yagera hano mbere. Nabisubije, nta bwoba mfite. Ubwoba bw'iki se? Ubundi no mu bisanzwe ubuzima tubamo buteye ubwoba. N'ubundi umuntu ntabasanzwe abuze ibyo, ntago ababuze ibyamutera ubwoba. Ibyo bindi rero reka ntabyo. Nibitari ibyo ngibyo umuntu Imana irabimurinda. Nta mupasiteri rega navuze wahaguruka ngo ndwanye. Iyo uvuze muri rusange biragoye, kandi nta nubwo nzi ko nzareka rusange. Cyangwa n'abantu banyitwaye neza nzabashimira. Oya nabiyumvise nyine, ahubwo bagira icyo bahindura. Buriya bariyumvise. Undi atese ko wagiriwe amahirwe yo guhura na Yago. Yago ngo wamusobanura ute ukurikije uko mwahuye? Yago wamusobanura ute? Yago ntabwo kuba twarahuye nyuma yuko wenda atari mu Rwanda, ntabwo ari igisobanuro cy'uko wenda nagiye nkabona Yago mushyashya. Nari nsanzwe n'ubundi dukorana ibi biganiro hano, asanzwe antumira kuri channel ye, nagiye y'akarenga rimwe. Hanyuma rero amenye ko ndi mu Buganda akambwira ati niho ndi kandi nari mbizi. Yago ni umuntu n'ubundi utazi ko ari i Bugande wagira ngo ari i Kigali. Ibyo yavugaga n'ibyo avuga ni motivator. Nibyo ngibyo aba yivugira. Ni umuntu ubona aba yisekera. Hanyuma ikindi Yago aracyari umusore, ni urubyiruko, ni umuntu muto, aba aryohewe yiyambariye neza. Njye nabonye ari Yago nsanzwe nzi n'ubundi nasangaga twahuriraga i Kigali. Igitandukanye ni ukuvuga ngo ari Kampala. Batubwira uri buteranire nimugoroba twumve niba twaza kuhahurira. Abantu rwose mufite gahunda yo guterana nimba bibakundira, ubwo abantu bazi neza mu ntara y'Amajyepfo ndateranira ahantu bita Ikinazi. Ikinazi mu Ruhango? Ugeze mu Ruhango ukambuka rwose dufiteyo konseri. Connect konseri yawe irabera he? Arabivuze araza gutumanira aho ngaho mu Majyepfo ahantu bita Ikinazi mu Ruhango. Ikinazi ndahabona abantu Ikinazi barayizi cyane kubera ubugari. Wabimenye. Ubwo hari umuntu uri mu Ruhango, Muhanga, twaza kujyana. Abizi neza ko ari bujyeyo ntanamuhara ifuti kuko ntago ndi bugende imodoka yuzuye abantu. Ngo mumbarize ese ibitaramo akora bijya binyura live kuri channel ye ya YouTube? Kuva nabaho izi mbuga nkoranyambaga zose nzigiyeho vuba. Ngwese nabaye abapasiteri wemera ngo nabaye abapasiteri wemera mu Rwanda bashobora kuba bavuga ijambo ry'Imana kurusha abandi kandi bavuga ukuri? Oya, kugeza ubu abarivuga bose ndabemera, ahubwo abo bavuga ukuri ni ukubagenzura. Nzagenzura ariko ubu bose ndabemera. Aha. Nako bigaragara ko abantu bari bagukumbuye. Imana ibaho umugisha. Abantu baragukunda. Umuntu aravuze ngo ikizurubwa niyo ya mbere, uwitwa Regis. Ikizurubwa. Ariko indirimbo zawe za kera zari hiti koko. Peka amahiti. Harya muri yohereyeho ni bose babireba? Yego. Bwa mbere uburiza mu ndirimbo ni bose babireba. Kandi ya ndirimbo n'uyu munsi niyo nyiririmbye aho bantumira hose, iyo nyiririmbye bifata indi ntera.
ngo ese ngo watanga iyihe nama ku bantu bifuza kuririmba indirimbo zihimbaza Imana? Inama ku bantu bifuza kubikora batarabikora ni uko bagomba gutegura amafaranga bagakora ibintu byiza kuruta ibyo twakoraga kera. Ugakora ibintu bijyanye n'igihe, hanyuma ukajya muri studio nziza, ukabaza neza, ukamenya studio cyangwa producer ubikora neza, ukabikora. Ikindi ku muntu ugiye gukora ibintu bijyanye n'iyobokamana, ukabisengera, ukabyereka Imana, ukanahura n'abantu babikora muri ubwo buryo udahubutse, nyine ukabitegura byakorwa, kuko ahantu turi bu bintu byagiye ku karubanda baba babireba. Muzaya mama yafite. Urakoze cyane nuko. Nkunda cyane indirimbo ze. Imana twabonye ariko urabona ko abantu bose bari bahangayitse ko message nyinshi nabonye nizivuga ko babonye ko urwaye kuri social media ngo umerewe nabi cyane. Indirimbo yawe Theo yitwa Azaza, umuntu yabibona gute ko nikunda cyane koko? Indirimbo yitwa Azaza. Ahubwo Azaza, iyo ndirimbo rero yitwa Azaza ra? Njyewe ngirivuga ngo kanumve ko ndi bubashe kuririmba ntabiteguyera. Indirimbo ivuga ngo uzaza ryari Yesu, iyo niyo witwa Tasi. No nanjye ngira indirimbo ivuga ngo miliyoni z'amadolari zarahunitswe, abatagira shinge na rugero barasunitswe, urubanza natangiye 81, Yesu agiye kurinda agaruka rutarangiye, ngo nabuze abagabo bo kubihamya, nabuze abagabo bo